Ese ukunda kumva inkuru zivuga ku bantu b'intwari, ibihangange, abahanze udushya, abanyabigwi n'abaciye uduhigo? Mu isi y'inyamaswa huzuyemo inkuru z'abanyembaraga, umuvuduko uhambaye, ubwenge, kumenya kwirinda, gutsinda ingorane, guca mu bikomeye no gukira ibikomere. Ibi kuri zo si imikino, ahubwo ni igisobanuro cyo kubaho. Kuva ku biremwa bifite amaso atora umwijima akawigizayo, kugeza ku nyamaswa zo mu mazi zifite ikibatsi cy'umuriro w'amashanyarazi, isi idufitiye amabanga menshi y'inyamaswa z'ubushobozi bwihariye. Guhaye ikaze kuri iyi video, aho tugiye kunyura mu byiciro bitandukanye by'inyamaswa dushakamo izirenze izindi mu bintu bitandukanye. Guhaye ikaze kuri Inyamaswa TV. Buri jwi na buri shusho ryose ugiye kumva no kubona biragusigira amakuru. Ngaho tera agatebe maze nkugezeho ububasha buhambaye hamwe n'inyamaswa zibwibitseho. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Muze tubanze turebe inyamaswa z'umuvuduko urenze uw'imodoka zo mu masiganwa. Mbere na mbere tubanze turebe igitarangwe. Ku muvuduko wa kilometero 120 ku isaha, iki kijangwe ntikiruka ahubwo ubanza kiguruka. Ariko kandi uyu muvuduko wo hejuru gisamagwe kiwumarana amasegonda 30 yonyine, ubundi kikabanza kikaruhuka mbere yo kongera kwiruka. Mu nyamaswa zigenda ku butaka nta yindi yageze ku muvuduko wa cheetah. Aha ntiwahanyura tutavuze ku gisiga kimeze nk'agaca cyitwa Peregrine Falcon. Iyi imanuka mu kirere yishinze bucumu ugira ngo ni misile neza neza. Iyo kiri guhiga, iki gisiga gishobora kugeza ku muvuduko urenze kilometero 320 mu isaha. Sinzi niba uri kwiyumvisha ibyo bintu. Peregrine Falcon niyo nyamaswa isumbya izindi zose umuvuduko ku isi. Mu nyanja turahasanga ifi yitwa sailfish, akaba ariyo yegukana ikamba mu kogoga amazi ku muvuduko wo hejuru. Ishobora kugeza ku birometero 68 mu isaha imwe. Iyi fi y'impigi usanga inyanja yayihariye ikora ibyo yishakiye mu kwiruka ku dufi dutoya. Nibwo buzima kuri yo. Mureke noneho turebe inyamaswa zifite imbaraga zo guterura ibiremereye. Agasimba kameze nk'ikivumvuri kitwa Rhinoceros beetle gashobora guterura ikintu gifite uburemere bukubye ubwako inshuro 800. Nk'uko wabona umuntu yikoreye inzovu ku mutwe we. Haramutse habayeho imikino ya Olympique y'inyamaswa, aka gasimba kajya gahora kegukana umudari wa zahabu. Dukurikijeho inzovu, ikaba igihanganje mu bunini mu nyamaswa zo ku butaka. No mu bijyanye no guterura nayo ntiyoroshye na gahoro. Ntibyaba ari ikintu gitangaje kubona inzovu y'ibiro 6,000 iterura ikintu gifite ibiro 9,000 kandi ntubone yareze imitsi cyane. Ibi iyo bihuje no kuba ifite ubwenge bwinshi bigirira akamaro gakomeye mu ishyamba. Ese wigeze wisanga mu bihe bigoye ukumva ubuza aho urigitira, mbese ukumva wahita ubura abantu bakayoberwa aho unyuze? Nibyo rwose, hari inyamaswa zifite ubwo bushobozi bwo kwiburisha zizihiga ntizizibone kandi zihari. Reka tuvuge nk'iyi yitwa octopus. Iyi ishobora guhindura ibara n'imiterere y'inyuma ku buryo ubona isa n'ahantu ihagaze. Aya mayeri yakoresha mu gihe iri guhiga cyangwa nayo iri kwihisha. Noneho ndebera uru rutambara. Uramurona se utagira ngo ni igiti cyumye? Inyamaswa zashoboraga kurwica zirarureba zikihitira zitazi ko ari ibiryo. Ibaze ni ukuri kwihisha aho abantu bose bakubona. Twese turabizi neza ko iyo batwogosha umusatsi wongera ukamera. Inzara nazo nuko zimeze, ariko ingingo z'umubiri wacu zo ntizongera kumera. Ariko icyo si ikibazo dusangiye n'izi nyamaswa ngiye kukubwira. Axolotl nanone ikaba izwi nk'ifi igendesha amaguru. Iyo ingingo zayo zicitse zirongera zikamera, ndetse niyo yacika agace k'umutima nyuma y'igihe karagaruka. Ntibisaba kujya kwa muganga. Wow! Ibyo ni nako bimeze ku yindi fi yitwa starfish, imeze nk'inyenyeri. Ngaho yicaho ukuboko kumwe muri atatayigize. Uretse no kuba ubwayo yakongera ikamera ukundi kuboko, ahubwo na kwa kuboko yaciye cyangwa se yacitse gushobora kumera ayandi maboko hakavamo indi starfish cyashya. Ibi byo birarenze tubwizanye ukuri. Mureke noneho twinjire mu mwijima aho duhura n'inyamaswa ziri kutureba neza twe tutazireba kurusha nuko zari kutubona ku manywa y'ihangu. Kuri iyi ngingo kuba igihunyira kiyoboye byo ntitubigarukeho. Amaso y'igihunyira afite ubushobozi bwo kwakira urumuri bukubye inshuro 100 bw'umuntu.
imbeba iri muri metero nyinshi kure yacyo kiba kiyibona nk'aho kiyegereye niyo haba hari mu mwijima w'icuraburindi. Ni nk'aho cyambaye ya marinete yabugenewe atuma abantu bareba nijoro. Ku bijyanye no kureba, noneho mureke tuzane agakende kanzugurunyu karutwa n'imitubu, ako mu cyongereza bita Persia. Wagira ngo ni agashushanyo. Aya maso yako manini si ay'umurimbo kuko agafasha kureba neza cyane no guhiga no mu gihe hari urumuri ruke. Agafasha kubona n'ibyo utatekerezaga ko byagaragara. Ntutekereze ko telefoni, televiziyo cyangwa kompiyuta uri kureberaho iyi video ari byo byonyine bikoresha amashanyarazi. No mu isi y'inyamaswa hari zimwe usanga zifitemo amashanyarazi menshi. Imwe muri zo ni iyi yitwa electric eel. Iyi ifite umuriro ukabije kuko igeza kuri volt 600. Uyikoresha yirukana umwanzi cyangwa yica umuhigo. Iyi fi ubashije kuyesitara mu nzu yawe ubwo ntiwakongera kubura umuriro. Indi fi y'amashanyarazi ni electric ray. Nubwo umuriro wayo ari mukeya urahagije kugira ngo ifashe kwica udufi dutoya. Ni nk'aho ifite imbunda irasa amashanyarazi. Ifi zifite amashanyarazi si izi zonyine. Niba ushaka kumenya byinshi kuri izi fi wareba imwe muri video twabikozeho mu buryo burambuye. Tukivuga ku nyamaswa zifite intwaro ziremereye, tugiye kureba izikoresha uburozi. Gukomeza kubaho kwazo ntizibikesha imbaraga cyangwa umuvuduko, ahubwo zitabaza ibinyabutabire zifitemo. Iyi yitwa box jellyfish ifite ubushobozi bwo kwica bungana n'uburanga bwayo. Mu minota mikeya ishobora gutera umuntu guhagarara k'umutima. Niba ugiye koga mu gace karimo izi fi ugomba kwitonda cyane. Iyo tuvuze ubumara akenshi duhita dutekereza inzoka. Niyo mpamvu hano tugiye kuvuga kuri King Cobra. Ubumara bwayo buyifasha gutura hasi umuhigo ititaye ku bunini bwawo. Ishobora kuroma inzovu inshuro imwe yonyine, ako kanya ikayitsindaho. No guhuza amaso nayo ubwayo biba biteye ubwoba. Dukurikijeho kureba inyamaswa zidapfa gupfa. Iyi yitwa tardigrade si ubwa mbere tuyivugaho. Ni ya yindi abandi bita ngo ni idubu yo mu nyanja. Ishobora gukomeza kubaho no mu gihe cy'ubukonje bukabije cyangwa ubushyuhe bukabije, ahari imirasire yica cyangwa hatari umwuka. Agasimba katagaragara n'amaso, nyamara kukica bikaba bigoye cyane. Mu nyamaswa zishobora gukomeza kubaho aho izindi ziri gupfa umusubirizo harimo n'ingona. Ingona ishobora kumara amezi menshi itarya itegereje ko hanyuraho umuhigo ikawucakira. Mu bihe bigoye ndetse cyane, ingona ishobora kumara imyaka 3 itaragira icyo ishyira mu nda. Ziguhangana n'inzara. Mu bijyanye no gukora ingendo naho hari inyamaswa zica agahigo kurusha izindi. Ni gute zibasha gukora ibirometero bibarirwa mu bihumbi ntiziyobe kandi zidakoresha GPS, nta karita, nta kuyoboza? Zibifashwamo na busole iba iri mu mubiri wazo. Mu mazi tuhafite akanyamasyo ko mu nyanja gakoresha rukuruzi y'isi mu kumenya inzira. Iyo kamaze kuva mu igi gahita kagenda kakagera kure mu birometero bishobora kugera ku bihumbi 600 kogoga inyanja kure cyane y'aho kavukiye. Ariko iyo igihe cyako cyo gutera amagi kigeze, ni ukuvuga nyuma y'imyaka hagati y'10 na 30, ntigapfa kuyatera aho kabonye hose. Ahubwo utwo tunyamasyo aho twaba turi hose dukora urugendo tukagaruka gutera amagi kuri ya nkombe twavukiyeho, kandi tukahagera mu gihe kimwe nubwo nta na kamwe kaba kazanye n'akandi. Tugiye kuvuga no ku numa igaruka mu rugo. Niyo wayifata ukayifungirana mu gisanduku ugashyiramo imodoka yawe ukayijyana mu birometero amagana n'amagana, amaherezo nuyirekura izahita ifatiraho nta kuyoba ize yiruka igaruke mu rugo nta kujijinganya. Niyo mpamvu inuma ari intumwa idatenguha. Tugana ku musozo, nimuze turebere hamwe inyamaswa za mbere zifite ubuhanga buhanitse mu bijyanye n'ubwubatsi kurusha abantu. Turahera ku miswa. Ibasha kubaka imigina miremire cyane ugereranyije n'ubuto bwayo, igashyiramo uburyo bwiza bwo kwinjiza umwuka ku buryo umugina uhoramo ibipimo by'ubushyuhe bidahindagurika haba mu itumba cyangwa mu ki. Abakora amapura y'inyubako bakeneye gusanga imiswa kuko hari ibanga ishobora kubibira. Inyamaswa ya nyuma dusorejeho yitwa beaver, ariyo nzibyi. Izi nyamaswa zubaka ingomero z'amazi mu migezi, zigacukura ibidendezi mu bishanga ku buryo bifasha cyane andi moko atabarika y'inyamaswa. Ni ukubaka mu buryo burengera ibidukikije.
Twahereye mu ziri hejuru ku muvuduko, twaje kandi kubona izifite imbaraga utakeka ko zishoboka, izizi kwihisha no kwiyoberanya kugira ngo zicike urupfu n'izindi. Kandi n'ubundi ntituzimaze inyuma. Izi zose zitwereka ko isi y'inyamaswa yuzuyemo ibiremwa bikomeye bishobora kudusigira amasomo kandi bikadushimisha. Nubwo izi nyamaswa zitarwanira kwegukana imidari mu mahiganwa, ubutware n'ubutwari bwazo ntibishidikanywaho. Ubwo igihe cyose uhagaze hanze, jya utekereza ko uhagararanye n'ibihangange. Murakoze kureba.